Ndabasuhuje bene data mudukurikira ku Murinzi TV mbahaye ikaze nanone nateguye ikiganiro kiteye muri ubu buryo muri kubona kimeze. Maze iminsi bakora ibiganiro biduhishurira cyangwa se bibahishurira amwe mu mayeri cyangwa se imwe mu mikorere ya Satani, cyane cyane nibanda ku gice cy'amadini aho Satani arimo gukorera mu madini kandi twanahishuriwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari ikiganiro nabakoreye, nahaye umutwe uvuga ngo urubyaro rw'ibisabantu hagati muri twebwe. Nabasobanuriye uburyo hagati muri sosiyete, aho dutuye, aho dukorera, mu rusengero dusengeramo, muri korali ruririmbamo, hari abadayimoni Satani yohereje bakaza bambaye umubiri nk'uw'abantu kugira ngo bagushe abafite agakiza ka nyako, bagushe abakozi b'Imana b'ukuri. Nabakora ikindi kiganiro mbabwira ku ntumwa za Satani, mbabwiramo intumwa yitwa igihanda mwica beza. Nababwira igihanda mwica beza ari intumwa za Satani ziza kugusha abakozi b'Imana b'ukuri bya nyabyo, abaririmbyi Imana yahaye impano b'ukuri batabeshya, abavugabutumwa b'ukuri, abahanuzi b'ukuri mu byiciro byose. Abo badayimoni rero baje bambaye imibiri y'abantu, binjiye mu madini, binjira mu badiyakoni, binjira mu masengesho, binjira mu makorali, binjira mu bahanuzi, bafite misiyo yo kugusha abantu bakijijwe cyangwa se bakorera Imana by'ukuri. Nababwiye ingero zimwe na zimwe, ariko iyo umuntu abyumvishije wumva ari ibintu bimeze nka filime, ntabwo ushobora kubyumva kuko ubwonko bwacu ntibubasha gupfa kubyakira, ariko bibaho. Ubu rero nabazaniye iyi video kugira ngo murebe. Namutanzeho urugero, uyu mugabo Safari Zake ni umuririmbyi, ariko yahoze aririmba muri korali Baraka i Nyarugenge, acurangira korali Baraka, acuranga solo. Nyuma Imana iza kumugirira neza, iramuzahura, anatangira gucuruza ibikoresho bya muzika Nyabugogo. Ariko mwumve icyo yahuye nacyo, nimwumve ukuntu Satani yamusenyeye urugo akanamugusha. Asobanura ukuntu yahuye n'umuhanuzi w'idayimoni, umuhanuzi w'umukobwa witwa Kereri w'idayimoni, wambaye umubiri w'abantu ariko ari umudayimoni. Mwumve ibintu yakoze, kandi ngo yazaga afite misiyo yo kugusha abanyamasengesho, abapasitoro, abavugabutumwa, abaririmbyi. Mwumve abapasiteri yagushije basambanye nawe, ingo zigasenyuka, bakabirukana mu itorero. Mwumve nawe ukuntu byamugezeho, uwo muhanuzi akajya amuhanurira ngo arimo aramusengera, amufashe igitsina kugeza igihe basambanye, amurenga arimo aramusengera, ariko ari misiyo yaje amufiteho. Utekereze abantu bagiye bahura n'uyu nguyu batavuga, batajya kuri kamera, barangiye, ubugingo bwabo bwamaze kurohama, ingo zabo zamaze kurangira. Utekereze abandi badayimoni bari kuzenguruka mu bantu batitwa iryo zina ari kuvuga ryitwa Kereri, cyangwa se n'uwo Kereri wahinduye izina. Nimwumva abo bazahura nabo. Ni mpamvu tubaburira kugira ngo nyamuneka mushake umwuka wera, wige gusenga ku giti cyawe, wige guhura n'Imana ku giti cyawe, Imana ivugane nawe, wige ijambo ry'Imana. Kubera yuko abantu bafite ingeso imeze nko kuraguza, yo gushakashaka ubuhanuzi, ukavanga ukajya gusengera mu buvumo bw'ibunaka utagiye gusenga, ahubwo umeze nk'ugiye kuraguza ngo ushaka umuhanuzi ngo aguhanurire, uzahura n'aba bantu, uzahura n'aba badayimoni bambaye imibiri y'abantu bigeze abantu kandi ari abadayimoni. Nimwumve uyu Safari utanga ubuhamya, njyewe ndamuzi, aririmba i Nyarugenge, acuranga muri Baraka, afata gitari akayishyira ku rutugu, akayicuranga ku rutugu, n'abandi muramuzi. Ariko nimwumve ubuhamya bwe, ibintu byamubayeho. Asobanura uburyo yihinduraga umusirikare, undi akihindura umupolisi, undi akihindura umuganga, ubundi akihindura umukozi wo kuri shansiye. Yageze aho avuga ati ubundi yabaga ari byose. Atanga ingero zifatika z'abapasitori, akavuga amazina yabo bahuye nawe. Atanga ingero zifatika z'abantu yagiye atwara, akabajyana i Buganda, akabahobagiza, akabatayo. Rero tubabwira ibi bintu ntabwo ari ibintu tuba twahimbye, ahubwo haba hari kesi nk'izi zagiye ziba. Ariyo mpamvu iyo zabaye zidufasha guhumuka, tukamenya neza uko twirinda, uko tuba maso. Umuntu dusengana ni muntu ki? Uyu muhanuzi umuhanurira mu mwuka koko n'umuhanuzi w'Imana, Imana iguhumura amaso umenye abo bantu. Ndabashimiye rero, mukurikire iyi video, nayishyizeho ngo mubanze muyumve, ntari kuyivugiramo. Mwumve ibintu Kereri yakoreye abantu bitwaga abakozi b'Imana, cyangwa se abantu bari abakozi b'Imana
by'ukuri bikaza kurangira Satani abagushije. Imana ibahe umugisha. Reka dukurikire iyo video yose, hanyuma muraza kumbwira muri komanteri izindi kesi mwamuzi zimeze nka gutyo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Kirere yari byose, ndavuga ati none Imana iranshubije nzaka noneho ndapfuye nzakagenda. Ati Imana izanye igisubizo noneho ati ndapfuye. Ati noneho izanye igisupusupu cya hatari. Ari igisupusupu cyari kitaraza. Bavugaga ibintu by'amabote. Nyuma yaho rero haza kumbwira ati ariko Imana hari ikintu irimo kunyereka kuri wowe. Hari ikintu Imana irimo kunyereka, ufite ikibazo mu bugingo bwawe. Ese kimeze gute? Ati iyo urugingo rwawe rubonye abakobwa rurahaguruka. Ati nagira ngo wanyemerera harusengera ndufasheho. Gaho mu gihe nyuma kubishindikanyaho biza kurangira deje yarucekiye. Yarucekiye atangiye kurusengera, araruzengereza, ahubwo nakaza yarutigisa cyane bakugira ngo urugwe. Kandi urumva nari maze igihe n'abana n'umudamu n'iki byose, ahubwo noneho nkumva rurahagurutse cyane, nkumva ahubwo rubaye igitangaza, nkumva rurakomeye. Wigeze kuvuga ku muntu witwa Claire. Hari amakuru twumvise ko hari Claire ngo wigeze kuvuga ko wagushije abapasiteri benshi. Uriya Claire wavuze turagira ngo tubwire niwe Claire koko cyangwa wenda batandukanye? Buraza no kutubwira niba batandukanye. Uwo Claire ni muntu ki, byagenze gute kugira ngo agwishe abapasiteri? Niwe wamye umufiteho? Abantu benshi bazababanya bwa Claire. Claire ni umuntu uzwi wakoze ibitangaza byinshi, ibintu bibi. Ntabwo ari ibitangaza, ariko burya hari ibitangaza bizima. Hari umuntu yakora ikintu ukabona ni kiratangaje kandi ari ikintu kibi. Nawe ntabwo yakoze ibyiza, wenda ni byiza yabashije gukora, ariko ntabwo byabaga biri mu buryo bwa myabyo. Gusa rero abantu bambwiye ko babashije kubona amakuru yanjye. Claire ashobora kuba ari hanze, ariko Claire mbabwira uko yaje. Claire rero yinjiriye mu mubabaro wanjye no mu bibazo nari mfite. Nari nagiye gusenga i Karama, hariya mu butayu mu buvumo. Ndagera ngiye nko ku munsi wa kabiri, basanga umuntu w'umukobwa ndumva bita Claire, bamwitaga ngo ni mama wacu, n'ubwo baravuga ngo ni mama wacu. Nawe naho yamenyeye cyatumye akurikirana. Nyimara kuhagera rero natanze ubuhamya ndabanti mu by'ukuri nahuye n'ibibazo by'umugore. Umugore aranyangiza, urumva nari muri mu gahuge k'umugore. Nahuye n'ibibazo by'umugore, umugore aranyangiza, aranyonona, arantana n'abana, mfite utwana dutatu, turaho ngaho tubana na mama n'iki byose, tubana n'abakozi. Abana banjye barimo umudamu yaragiye, nti n'ubu nsize imodoka ku muhanda, ntanga ubuhamya bw'umubabaro wanjye. Nari nasize mparikite imodoka rwose ku muhanda, negera mu butayu. Umva yewe ntabwo nza nta n'abajura icyo gihe babaga bari no kwikurwa n'amoteri bakayijyana, ngaparika se. Ariko n'igihe nyuma yaho nagendaga nkajya nko gusenga mu butayu za jari iyo ngiyo, nkagenda ngaterera imisozi, ariko nkagenda nkayiparika aho ngaho, cyangwa se nkayisigira umuzamu, nkajyana n'umuzamu nkabwira nisigara mu modoka ngiye gusenga. Ati databuja ugiye muri iri joro? Ati ubuse ngenda abasha gusigara hano njyenyine ari mu modoka? Ati niyo modoka ubu ntabwo bari buyinkura n'amapine. Abaye niwe yandagiye. Sugiye ntigiye ari haruguru. Nabaga mfite umubabaro, ngiye gusenga mfite umubabaro uko nabonaga ibintu byanjye bitangiye kwangirika, agahinda k'ibyo nari mfite, umubabaro w'umugore nari twari twarabanye mu mubabaro, mu gahinda, mu bibazo. Mbona agiye numva ibyo bintu byabaga byaramenye umutima, byarabushenjaguye. Ngeze rero mu butayu bwari bwarama, nsanga umukobwa witwa Claire. Abazengeraga icyo gihe Claire baramuzi. Claire bamwitaga mama wacu. Numva baravuga ngo mama wa hano rero ngo tujye kwakira, ngo twakire safari zake, nzakagendana, twakiriye umuvugabutumwa runaka, dufite bafite aho bita muri ki, bafite aho bita mu rupfu, ahantu hose. Bati we niho havuye. Numvaga ko ari umuntu uriya, iyo winjiye mu gisirikare bakakubwira wenda ahantu tuyunguye kurusha igarade, wumva ko ari ibintu bikomeye. Nanjye rero nkihagera mu butayu, nanjye gushaka Imana, numvise ko afite ubunararibonye kuba yagiye we ahandi hitwa gusengera, ahandi hitwa mu rupfu. N'ahantu winjira kugacengera mu gasesera hariya mu butayu, hariya mu buvumo, ukinjira hakurya ahantu ngo hakomeye cyane. Avuga turiya muntu uzi ko andusha igarade n'umukobwa ubasha gucengera ahantu muri ibyo bitare, azi Imana cyane. Twebwe icyo gihe iyo umuntu akiri mu buryo bwo kujya atangira kuzaza mu butayu n'ubwabo byutse bwo kugira ngo umuntu asenge cyane yegere Imana, iyo abayo abari mu meze nk'uri mu biyobe.
numvaga kuko babasha kwinjira aho muri urwo rutare ahantu hakomeye agaterera ahantu mu butayu noneho hakinjira ahandi hakomeye, numvaga ko ariko akijijwe cyane. Nyuma yaho rero bigeze nimugoroba hashize nk'iminsi nk'itatu natanze ubuhamya, navuze ukuntu ibihamya n'ibyifuzo byanjye n'ibyo bansengeraho, baransengera banyigingira Imana, ndataha. Mu gutaha rero haza umukobwa nyuma yaho, asa nyuma y'undi munsi cyangwa ku munsi wa kabiri, abwira abakozi ati ndashaka safari. Yitwa Manuel, hari n'umushoferi wadutwaraga wundi twa Murekezi, ati nije kureba safari. Ati safari bamushakira iki? Ati mfitiye ubutumwa, aza nkunzaniye ubutumwa, aza ko ati aranyibutsa ati ahantu wambonye urahayiruka. Oya, kurumva nari namubonye nijoro mu butayu, habaga mu butayu niho bari kumanywa mu buvumo, haba ari nijoro buri gihe cyose. Niko nakuzi wansanze ahantu utanga ibyifuzo, kandi hari umuntu Imana mu by'ukuri ihagurukije muri ino minsi yo kuza kukurengera. Imana yohereje andi mahirwe ya kabiri kuri wowe y'urukundo rwawe, yo ko igiye kukubakira urugo rukomeye rurenze n'urwa mbere, ikaguha amamodoka, ikaguha ubutunzi, ikaguha umugisha. Urumva umuntu wavugaga umugisha akavuga gusubirana n'umudamu, kongera kubona umugore, cyane cyane mugenere nanamubabaye naye maze kwangizwa, urukundo rwanjye rwarangiritse kubera uwo wa mbere. Numvaga nshobora kumwakira vuba vuba, namwakiranaga, ntabwo nagiraga kontrole ibasha kumwakira. Kirere rero anyadukira gutyo, abaraje barababwira ati ndashaka safari, baramwakira, baramumpa, turavugana, baraza barampamagara. Amaze kumpamagara aramanurira uko ngoko ati Imana ije kukurengera, ndetse hazana n'abandi bakozi b'Imana nagiye mpasanga benshi, baza nabo bansanga nyuma yaho banganiriza bati hari umuntu kumbi yaragendaga agashaka abantu wenda bafite inyota wenda y'amafaranga, babasenga Imana bakabinjira babahanuzi. Bibaho twe kuvuga ibintu ngo ntabwo bibaho wenda hari aho mbivuga wenda bashobora kunyanga bakavuga bati ibyo bintu kuvuga ushobora kwangiza abantu, kubangisha abahanuzi, ariko bibaho. Ngewe yagiye asanga abahanuzi kuko yajyaga abona udufaranga ukuntu, arabasanga bamwe niba yarabaguriraga, barazaga bakampanurira bati Imana yohereje umuntu uje kukurengera. Kumbi we yabanyuzeho arababwira baje bampanurire ku buryo Imana igiye kohereza umuntu, kandi nawe nabona ukuntu aje, nkabona ejo nkabona naje, nkabona azanye umupira mwiza wa Saint Valentin, nkabona azanye ururabo, nkabona azanye iki. Si umuntu nari nzi ko ari umukene, ari umunyamibaro. Noneho asa bwa mbere yaje yambaye nabi, yambaye imyenda, yambaye ibigera ku birenge, ubona ari umuntu w'umukene, yambaye udukweto tw'amafuti tw'amabiri, aje yambaye igitambaro cye. Hashize nk'iminsi ejo agarutse, nkabona atangiye guhinduka, nkabona ni umuntu washokoje ukeye, wambaye ikote, wambaye neza. Uyu muntu afite ukuntu ahaguruka se, afite ukuntu arakura iminsi ibiri nk'itatu nk'uko bavuga. Umuntu ejo yaje yambaye gutya, uyu munsi noneho aje yambaye imyenda myiza. Aho nigenda njyaga kubona umuntu aje yambaye ya myenda y'abofisiye. Iwacu mama atangiye kumubona ati yamaye, mfite mama wacu witwa Mariamu n'abandi bavuga ati uzi ko burya Kirere ari umufisiye, hatuzi ko afite n'imyenda y'abantu, ya myenda y'icyatsi ya nibambara y'abafisiye b'abadamu atarayifite. Kumbi yari afite ubwenge bwinshi, yazaga agakoresha abanyagafata imyenda akaza yambaye nimugoroba aje mu modoka, akaza akaba yayitwereka ntanyure wenda n'ahantu henshi. Noneho yanagenda wenda tukabona agiye nko ku mashyirahamwe hariya, nkabona umukobwa arimo gukora ibitangaza, nkabona aragiye nk'ahantu haparitse imodoka y'abasirikare, nkabona arimo kuvugana nabo, nkabona kubabwira ngo mwebwe twende turi kumwe natwe duparitse kurana, mwebwe mushobora kugenda mugaparika hariya, ukabona yabiyoberenyejeho akagenda, ukabona arimo kubatunga intoki gutya, ukabona ahamagaye umushoferi, ukabona arimo kuvugana sinzi ibyo yamubwiraga. Tukabona neza tuzi ngo Kirere, uriya muntu ni umufisiye. Ejo yaje ari umunyamasengesho, hari umuntu usenga, ari mu buvumo, ambwira uburyo ngo ari umukobwa niba ari wawe kwande, niba ari kwa sinzi amazina yambwiraga, ngo avuka i Butare, ngo avuka i Nyanza, ngo ni umwuzukuru w'i Nyanza. Ubundi noneho Kirere umuntu yihindura byose. Kirere yaza kuba Kirere aba umukobwa amuyobera. Kirere yazanaga ibiryo byo muri Sky, ukabona arabizanye, akajya muri Sky akanzana ibiryo byo muri Sky. Ubundi Kirere noneho akanjyana hano ku mashasi, akanyereka amazu y'amataje ngo naye. Kirere yari byose.
ndavuga ati none Imana iranshubije nzaka noneho ndapfuye nzakagenda ati Imana izanye igisubizo noneho ati ndapfuye ati noneho izanye igisupusupu cya hatari ari igisupusupu cyari kitaraza bavugaga ibintu by'amabote ati yewe data we mukobwa we ati ari arenze nabonaga n'umukobwa noneho mbona atangiye gucya yewe nko ku gitari isa rwose ukabona arakeye cyane ugasanga n'umukobwa waka ukabona afite amaso ukabona umukobwa ufite amaso meza akayahombeka ariko Kirere sinjye njyenyine yagize kuko Kirere ibyo yakoraga yaje ari umuntu bwa mbere umeze nkaho ari umukobwa w'umukene bwa kabiri akaza yambaye imyenda akaza n'imodoka ivatiri y'umweru ubundi akaza n'imodoka y'ijipe agaparika abashoferi bakamutegereza nyuma yaho akagenda nyuma yaho akatujyana ahantu ati muze mbajyane iwacu akatujyana ahantu nkabona tujyanye yize kutujyana igikona tuvuga ngo ni iwabo tubona baraparitse twerekana n'amatongo tuvuga atari iwacu ategereko ntabwo hakiriho Kirere rero asa kumbira Kirere ambira amayobera nyuma yaho Kirere haje kuza n'abapasiteri hazana n'abapasiteri hari umupasiteri yashatse nawe gukorera ibintu nawe muzaganira umupasiteri utwa John yaguhomye akakubwira ati Kirere ati njye buriya namubonye mwambere nkibona mu mwaso y'umwuka ati mbona ni igini ati ariko Kirere burya yaraducanza turibuka tujyana ku kiriyo nta pasiteri tujyanye ku kiriyo pasiteri avuga n'ijambo ngo yapfushije umuntu tujya ku kiriyo turareba nk'iminsi nk'ina twese turareba umuntu utarigeze apfa akanigendera twe tukahasigara ku kiriyo nta n'umuntu n'umwe twese na pasiteri nga pasiteri arimo kuriyo twese turira amarira ubwo hari hehe hari niba ari Kimisagara bazakubwira abashoferi bangendo n'abandi hari n'umuntu utwa niyo senga yataye i Bugande niyo senga ndaguha nimero ze ariko abantu benshi bambwiye ko ageze Canada ari gukora ibintu bibi cyane bambwiye ati Kirere none naha yabiciye abantu bamvise ubuhamya turimo kubutanga bambwiye ati Kirere none ageze kure ubu noneho ngo yageze Canada umukobwa wamamagaye zaguha nimero z'umuhamagare yagiye ngo arabicakaza abantu babazana guhamagara babikubwire bati umukobwa koko twumvise Safari atanga ubuhamya bwe ari naho ibyo bintu nk'ibyo ari gukora yakoraga aho ngaho batarimo kubikora yaje kujya mu bihugu byinshi byo mu Burayi nyuma yaho yaje kujya ni Bugande ajya Burundi ajya gushaka abasirikare baho abapolisi abakuzamo imyenda bitwa ba Daniel abakuzamo imyenda batimunda baragenda baramukurikira abajyana i Buganda batayo abatahana mu bihodi yakiragamo abantu inahanga yafasha abana b'abadogiteri aragenda batahana mu bizu afata amazara habata yafashe uwo muhungu wari umuzamu wanjye baragenda bashudekanye amwesikoti darabiragenda amutiyo ngiye abakampara ngo niyo senga arakomeye ariko ameze neza yicuruza yarambwiye yumvishe ejo ntango buhamya ati yewe reka igini ntukavuga ngo ni Kirere tubundi igini ati ni diamond ati yaratwishe aragenda gurisha imitungo yabo imirima yabo n'ihene ziwabo n'ibyo byose aramukurikira arangije kumukurikira naragenda muti Kampala yabanje kumucisha i Burundi barabana nyuma yaho baza kujya Kampala nyuma yaho njya kujya za Sudani za Nairobi abamubonye baje kumwe ngo yaje kubabwira ko ngokora ko yakoze no muri Oni ni umuntu uteye ubwoba cyane ukugeraho hawe wowe ababyumva wenda bagiye bampamagara akugeraho agahita wakugira mwene wabo ugahita ubona uramuzi yanjyana agase yigeze kutujyana se yacu katubwira ngo akoza gisida ngo agonze umuntu tujyana n'imodoka tugiye kumureba tujyanye nabo ba pasiteri tumukoze Imana Kirere ahuye n'ibibazo tugezeyo tugiye kubona tubona ahubwo none hafashe n'itaburiya tubona ari arambaye yafashe itaburiya tubona agiye kuvura abantu tugamo niba abantu baho baramubonaga akabahinduranya bakabona nawe ni dogiteri bagahita bamureka akambara itaburiya bakamubonamo dogiteri afite ukuntu hari yihinduranye yakugeza impande ahita kumva inkawa kugizeho ahita kumvisha uburyo urira mwene wabo n'iyi mikoro ugahita uyimuka tuzajya binutanga n'ikiganiro wowe uri isezerano TV neza agahita yijyaho ni dayimoni mwiteye ubwoba agahita kujya n'ishota kukumvisa n'uburyo n'umusaza we akumvisha n'uburyo mukorana nawe ibyo bitangaza Kirere mo kubikorana n'ubu ngo hano none se Safa mwaje gutandukana gute twaje gutandukana ngewe nyishanye nankuye mu itorero none se urumva yarangize gute Kirere yarazaga niwe waje avuga ko wamuteye inda namuteye inda Kirere rero batangira kunsengera Kirone yazaga atangiye kwirwaza yarazaga batavuga ati reka nsengere nari mfite studio mu nzu dufite abantu babiyuka studio yangiye ku Muhima yabaga mu nzu muri salo habaga hari itapi yarazaga ku itapi nimugoroba akaza agasenga azanye n'abandi banyamasengesho akazana abanyamasengesho benshi
abarokore bitwa papi n'abandi baramuzi Kirere bakaza abanyamasengesho n'abahanuzi bakicara mu rugo bagasenga bakamanurira bakanyumvisha uburyo Imana. Ndibuka ko hari umuvandimwe w'umurokore ugeze kumfata ngumva ngo ngiye ngo mfite ifuhe ryinshi ku Mana ngo nahana gufata ngo ngiye nahana ngo jya mu cyumba vuba ujye kuryama ngo uriya niwe umugore Imana ikuhaye. Ndavuga ati papi witonde utaza kuntigisa ngiye nta muntu upfa kuntigisa mbira mu pango ngiye nta muntu uza kunyuzuriraho ngiyewe Mana izo ngizo zaswagushaka ko mfatiraho ngiye urumva ngo oya ngo ngiye ngo mfite ifuhe ryinshi ry'Imana ngo nahana gukubita nise bimeze bite ngo none se ngo kuki ngo Imana ngo uzi ibyo Imana yazanye kuri we witonde Mana utazamenye cyene ifite umubabaro n'agahinda giye umuntu akaza atangiye kuntigisa none Kirere none yatangiye ubundi buryo akazana abanyamasengesho barangiza bakabasezerera akahasigara. Abitwa abankwakuzi baramuzi Kirere muvandimwe nkwakuzi bahari Kanombe usije ko ngo yabaye demobi nyine ariko kwakuzaza ibyo Kirere yakoze nkwakuzi naza n'abazabahohamya ibya Kirere nkwakuzi uramuzi. Hanyuma rero Kirere yari wa muntu waje none harirwaza akazajya mu cyumba akabatinjije no gusengera mu cyumba ndasengera muri studio nsengera no muri sano nsengera no mu cyumba akaza rero birangiza atashye mu cyumba. Nyuma yaho rero umuntu waje gutangira akazayasengera akatangira kuzajya avuga ati mwene data ndajya ngusengere Imana ikufashe Imana ibane na mwene data kansengera akajya mfata ahantu hose akankanda imbavu agakanda hano hose ku bibero agakora hano mu gatuza akansengera akavuga ati mwene data nyemera ngusengere nkumva nanjye mfite ubwoba nkumva urumeza ruraje. Nyuma yaho rero aza kumbwira ati ariko Imana hari ikintu irimo kunyereka kuri wowe hari ikintu Imana irimo kunyereka ufite ikibazo mu bugingo bwawe ese kimeze gute? Ati iyo urugingo rwawe rubonye abakobwa rurahaguruka ati nagira ngo wanyemerera harusengera ndufasheho mfite ifuhe ryinshi yari Kirere mfite ifuhe ryinshi mu mutima wanjye cyuko Imana nshaka ko Imana ikwegera urugingo rwawe rusigaye rugira ikibazo. Ariko ndavuga ati ariko umukora umuhanuzi w'umukozi w'Imana ko namusanze mu butayu akaba arimo kunyumvisha uburyo urugingo rwanjye rwangiritse rwononekaye rukaba rusigaye rwikoresha ubu ntabwo ashobora kurukoraho akarusubiza uko rwahoze rukajya kuri gahunda. Noneho aza kurangira yarangije no kwivugaho mu gihe nyuma kubishindikanyaho biza kurangira deje yarucekiye atangiye kusengera araruzengereza ahubwo n'akaza yarutigisa cyane kugira ngo urugwe rugira intege nke nkuko yavuze ati nshaka kuyugusha ntuzajye ruhaguruka kandi urumva nari maze igihe n'abana n'umudamu n'iki byose ahubwo noneho nkumva rurahagurutse cyane nkumva ahubwo rubaye igitangaza nkumva rurakomeye uko rumanura rukamanuka uko ruzamura rukazamuka numva arimo kurwonona. Ndavuga ko uri gusengera aho kugira ngo rugire intege nke ahubwo rukagira ikibazo. Cyaje kurangira Kirere bije kurangira Kirere habaye nyine nzameza kurangira njyamanye na Kirere ariko nyuma yaho nibwo yaje kuvuga ngo namuteye inda nyine biza kurangira agiye no mu gakingi ati yane inda nta ninda yaranafite aragenda ubu nanze kuvuga byinshi reka oya ndagira ngo tubwire n'ubuhamya kandi ntekereza ko hari abantu bari kutureba bishobora gufasha umva gahina rikica buriya rero karabarasika rwose karababaye umumi uvuga ati ibintu ntabwo bisanzwe uko kuri urugingo buriya y'abantu uhuye n'umuntu wo mu rusengero urumva nkeneye umuntu wo kumfasha baje bahanuza kandi bati jya mu mwuga uriya mukobwa aje kukurengera afite Imana muri we afite n'amafaranga azajyaza nkabona ko araje yazanye ibiryo byo muri Sky rimwe na rimwe nkabona aragiye muri Sky abantu muri Sky bazanaga ibiryo bakabigemura mu rugo mu gitondo bakabizana nkabona bazanye potage bazanye mireti ndibuka Jacques wo muri Sky wari manager ya restaurant ya hotel ya Sky Hotel akazazanye ibiryo akabizana mu rugo mu gitondo ngo barakomanze bagategura ibiryo ku meza bati ngwino ibyo ku meza ibiryo se byoherejwe nani bivuye muri Sky Hotel bizanywe nande iyo ari hotel ikomeye nka muri iki gihugu wenda iyi yariho no kapi niyo ni Sky wenda hari cyo za Meridie wenda zo hari na kuri wenda za mubara Meridie n'izindi arikoraga hafi muri Sky ko ni hotel ikomeye muri uno mujyi muri iki gihugu rwose cyari ikomeye rwose yego nuko hanyuma rero mukozi w'Imana biza kurangira Kirere ari nawe noneho maze kumuvumbura mbona yigira igini none ndangiye kumuvumbura nibwo yagiye kuncisha mu rusengero kuko urumva yaratangiye kuzajya ajyana akanjyana no kwishasi nkabona agiye guhemba abakozi nkabona aragiye afashe amafaranga nkabona hayi kapita
ngo ufate nk'amafaranga ko yabaga ari nk'isengane wenda yateguye hari simbizi akayahereza abakozi ati munywe fanta bakavuga ati mabuja murakoze mabuja araje twagera kuri stage tukabona mabuja yabaye mabuja nagera mu butayu nkabona baravuga ngo ni mama wa hano w'icyumba cy'ikarama abazi icyumba cy'ikarama kuri icyo gihe za 2004 na 2005 na 2006 gutyo bazi Kirere yarahasengera baramuzi n'abanyamasengesho mese bazo Kirere ubu bana abantu benshi barimo kubireba ba Pastor John Magasata bakabireba bakibuka Kirere Pastor yavuze sha uriya muntu ne namwe mbona ko ari umuzimu haturibuka tujyana ku kiriyo tukarara ikiriyo iminsi ngahe Kirere yari umuntu wogosha abakozi b'Imana abantu benshi b'abarokore bagiye batakambase sha urabizi byambayeho abapasiteri benshi ati nanjye sha Kirere burya yaraje nyuma yaho ati nyuma yaho nanjye naje kandi abantu bose yasize abangije abantu bose nzi bampaye ubuhamya ngo bararyamanye usibye no kuryamana iyo mwaryamana gahitaga kwangiza n'ubwo nkahita gumera nk'ikiwerewere za pasiteri twahuraga nkabona pasiteri aje kundeba niko uraho none se wa mukobwa twa Kirere araho numvaga avangwa aje hano ncicika urabizi byambaye ongewe ubwo najya kwatura pasiteri ngasanga pasiteri nawe ahubwo ko aje kunganyira aje kunyaturira ahubwo sha urabizi byambayeho buri cyagiye twaragiye azambwira ngo mwene wacu nyuma burya nanjye byaje kumbaho byambayeho gutya yisha abantu benshi b'abahanuzi yagira yewe twize no kujyana yize kutujyana Kirere ahantu yabaye igitangaza navuga tubanza ari atari umuntu nuko ibyo bintu n'ubu ngo bakirimo kubikora aho ari mu bihugu byo hanze ndetse twize no kujyana kumupanga kumujyana muri polisi aho tugiye kumufungisha ahubwo tujye gushiduka ariwe batugejeje mbere yadutanze yabimenye ahubwo dushiduka twebwe tugezeyo tugiyeyo dushiduka ahubwo imodoka yacu barayinjije baranayifunga baravuga ati ntimwongera kurenga paka umuntu wabazanye hano ahavuye ese ninde kuko twatuje kuri umukobwa twa Kirere muje kumurega kandi ari wabaza waje kubarega hano bati Kirere uhe tuti ni Kirere umeze gutya yera afanda ati yera we ati mwahuye na Kirere ahita afata telefone aramuhamagara ati bimeze biki sawa ati uriye Kirere atakora telefone ati yewe murarokotse abako ni mwigendere cyo ko rubwo ari Kirere turamuzi Kirere n'uwo turamuzi no umuntu ukora amateka no kubiza kurangira Kirere rero yononye abakozi benshi ba pasiteri abagenzi banje ba pasiteri babahanuzi abakozi b'Imana bose abona akazanyaturira ariko abenshi cyaje kurangira benshi bavuye no mu itorero bose bahuye n'ibibazo ikibazo nk'icyo nahuye nabyo cyo gucibwa abapasiteri bose nzi bahuye na Kirere bose utarahuye n'ibibazo by'umugore ataratandukanye n'umugore yaraciwe utaraciye utarahagaze utaraciye mu itorero yaragiye bagiye bamwe bava muri ADPR bamwe bagiye baca amatorero nawe nanga biranga n'itoro Kirere ni umuntu wakoraga ibintu by'amahano iyo mwamaraga ko nana Kirere yahitaga kwangiza business yawe yahitaga irangira niba ari umupasiteri wahitaga urangira niba wahitaga unatorongera ukava muri ADPR ukajya gushinga n'indi torero wanarishingana ryo rikanga rikakunanira bakazoga ugasanga rirafunga cyangwa ugasanga rirangiritse umuntu agasigara abantu bose nzi n'abashoferi bose bagiye batwaraga mu modoka bose netwa buri yasize yangije abantu benshi muri iki gihugu abangije mu bugingo abangije business atandukanyije abagore n'abagabo mbo atwaye abana babandajya akajya kugenda akabata ahantu nko mu bizu akabajyana aza kugira i Burundi akora abandi bantu aragenda bata Uganda abayakuye Uganda nyuma yagiye guta Kenya umugabo yabanye Kenya yo banza ari Burayi niho arimo gukora amateka abantu Burayi baramamagara akaba mu bihugu bitandukanye ngayo bwo safa no buhamya burebure cyane ni wanganye mu rusengero niyo wagiye kuncisha mu rusengero amaze kumuvumbura uko kuntu amaze kwigira amayobera twajya ahantu mu bitaro runaka nkabona agiye afasha urukingo nkabona ranteye nkabona ubu burwayi banza ari wabonteye akanyereka ko ari n'umuganga akaba yagiye akaba n'umuganga si haje kugasanga arimo kuvura aho agasanga ahise afashe itaburiya nkabona yinjiye mu bitaro nkabona afashe nkabona ahantu hose kandi twajya mu bitaro bikomeye n'ahangaha nkabona niho hari twajya ahantu hose mu buyobozi ahubwo tugiye no kumurega nkabona ahubwo ni udusizeyo twajya ahantu hose Kirere najya kubona nkabona yambaye imyenda runaka y'abayobozi najya kubona Kirere nkabona azanye imodoka nkabona nzaniye ibintu runaka nkabona nzaniye imyenda afata uyu muntu ni igini maze kumuvumbura naho Kirere ni igini n'abapasiteri bose tutangiye kumbwirira tutangiye kugarura kenge tumaze guca kenge kasabaye nkaho tukagarutse noneho tugiye kujya kumuvumbura ubwo yahise agenda mu rusengero adafata mama baragenda bajya mu rusengero agenda bashaka pasiteri kuwa kane cyangwa kuwa gatanu bagenda bwa pasiteri Bodwe pasiteri niwe yaboraga mu gakinjiro igiparawasi Gakingiro ati tuje hano kuri Gasafari yanteye inda na mama nawe arahari ati mwana wanjye dore rwose dore yamuterinda dore uno mwana rwose ni nawe wajyaga umufasha no mu dufaranga amaze gutandukana na Vetina niyo muhaye n'udufaranga yakoreshaga n'iki byose mwana wanjye dore kurya na pasiteri yabaje ari kuwa kane banje ari kuwa gatandatu kwigabura niba atari ku cyumweru barabivuga batanamamagaye
umunsi umwe wonyine niwo waciyemo kugira ngo yaraje abivuga ko kwa kane umva kwa gatanu kwa gatandatu bahise banca kwigabura baranca bati turamutenze ni umusambanyi yateye umukobwa witwa Kirera anamujugunya yanamufashaga n'iki byose bajyanye na mati ndetse yaje azanye na mama we na nyina wabo bose bahuruye baje kumurega n'umushoferi we bati bavuga uburyo yahemukiye Kirera yamuteye none Kirera asigaye yitura hasi yarazaga none mu cyumba akipfisha no akagoka akamera nk'intuza akipfisha akavuga ngo yapfuye neza akipfisha hagira ubwoba nibwo rero mama bavuze ati yamutenda none atangiye kumutera na gutya asigaye yapfuye tujye kumutora muri dushe yaguyemo none none aragenda bavuga ati mba muce bahita banca mu itorero gutyo noneho bikubitiraho iby'uko nangiritse mu mutwe n'umudamu nangiritse noneho bikubitana n'ibya Kirere muye nabyo ngerageje gutyo narinzi ko ari umuntu uje kumbera igisubizo bikubitiraho noneho n'iby'itorero none riranciye bita nurongera none aragenda amera nk'imodoka itaye umuhanda mera nk'intobo noneho yagiye ikava mu nzu ndagenda noneho ndagenda nyuma yaho niwe natangiye wambonye wese ntangira kubyara abana biza kurangira ngize abana bangana gutyo urumva abantu bose bamenye bari banzi n'umusitari n'ubundi ntabwo barekaga kuza kundeba ngo bavuge ati tuje kureba Safari tujye kumusura abumvaga buri wese nawe yumva ashaka kuba mu rukundo nyine yarazaga akavuga ati reka njya kwirebera uriya muntu wenda hari yahuye n'ibigeragezo biza kurangira ngize abana benshi. Safa ni ubuhamya burebure bw'ibintu wagiye ucamo ni ibintu bigoye byaje gutuma abana guca mu itorero ngira ngo wagiye ugaragaza ko uyu munsi uramutse ubonye abantu benshi bakwegera bakakuba hafi wakongera ukagaruka ku murongo ngira ngo ni ubuhamya burebure tuzafata ikindi gihe twongere tubigemo tuzajya dukora ku ma episode kugira ngo abantu babone ubuhamya waciyemo kandi ntekereza ko ari n'icyo uzahindura ku bantu bazajya babureba. Safa reka ngushimire cyane n'utundi duce ntagiye mvuga tuzagira wenda kandi gahe ko kugenda tubikora mu buryo bw'ama episode kugira ngo abantu bamenye ubuzima Safari bakunze yagiye acamo no ahuri munsi ndetse n'uburyo ki wifuza ko abantu bakwegeramo cyangwa se bagufasha. Reka tugushimire cyane rero ngira ngo wakoze kutuganiriza yavuze byinshi bitandukanye ubuzima bwinshi yagiye abamo ariko ntekereza ko uri kureba kino kiganiro hari byinshi bizahindura ku buzima bwawe cyangwa se niba nawe uri kuba mu buzima nk'ubwo Safari yabayemo cyangwa se hari aho bihuriye ngira ngo hari isomo ushobora kubikuramo. Reka nkubwire ngo rero wakoze gukurikira ikiganiro biganiro bya Isezerano TV byo birakomeza. Safari ndagushimiye cyane. Murakoze cyane kandi no mu bantu bankunda mukomeze mubansuhurize kandi mubabwire muti ndacyakunda ari Imana kandi nkunda n'itorero nkunda no kuba mu itorero ryaba ari ryacu ryaba n'andi matorero y'umwuka arahari andi matorero so ngo ngo najya mu ADEPR gusa cyangwa se n'andi matorero yose babashe kunyumvamo ndi umukozi w'Imana ntabwo wenda ndirimbira itorero runaka ndirimbira ndi umuhanzi ku giti cyanjye wakunzwe nzakagendana n'izindi ndirimbo nyinshi azabazana amavi yose azapfukamira Imana Yesu ni inshuti yanjye ubwo rero n'izindi ndirimbo nyinshi ariko kandi ndacyashaka kuba umuntu wegerana n'itorero nagera mu bantu bajye banyumvamo nkaho nagarutse kandi ukunda umuntu ubakunda kandi nshaka kugaruka mu itorero bakanyakira urwo rwandiko bambwiye ngo bagiye gutegura abapasiteri bandikire itorero rya mbere nari ndimo nyuma yaho cyangwa se nibyanga bati byanze nibwo wazajya mu yandi matorero ariko turagukeneye cyane cyane murakoze cyane.